nshaka kumubaza umuswede wa nyede bisobanura iki? Umuswede wa nyede Nyirumva umuswede nyine ni ikindi kijambo cyenda kuvugika nka gutyo, wa nyede nyine wa nyina, ibintu nk'ibyo. Ndashaka kumubwira ko ari mwiza tu. Urakoze cyane. Kabishi kongera kuvuza akantu kabishi yongeyeho gahoro. Nabivuge nabimbwire. Nabikubwira natukiriho sivyo? Oya Platina uri mwiza cyane. Noneho Jesse avuga urakoze cyane. Ni wanyu ku rugo ndahazi. Ntabwo mwakinye iby'abana ariko. Reka da ntabwo twatuziranye. Okay. Katwaye ikaze muri kumwe na Alisudi ndetse na Rutindukana inkubito bagabo. ariko ari kivuga wavugaga bro. Narakibagiwe songa byaho ngaho. Uyu munsi mufite ka surprise chaka yuko ubona nakuzaniye Warisi. Umunsi Warisi arashaka kuguhata ibibazo. Nicolas. Salam Sans. Yegera hano. Rekaze yegera hano. Naye ngufite ino surprise uyu munsi. Uyu umwe mu banyamakuru ari bumfashe ikiganiro cyane. Umunsi ufite ibibazo. Yitwa Kamishi Kabutindi. Kamishi. Uyu munsi ni Sunday night igiye kwivanga na Star Forum. Ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya Alisudi yakoze muri Star Forum for 2 days. Kamishi ahita anyirukana. Ikintu njya nibuka ni ukuntu wakundaga kuvuga ngo ariko ngo ninde wababwiye ko ndi seri. Ese ndababwiye ariko nta nababwiye ko ntari seri. Platini uri tayari guhangana na Star Forum na Sunday night same time? Ndabona biraza ko ari ikotaniro kabisa ariko nditeguye. Kubera ko ndi mu rugo rwa Alisudi abantu banyicaje. Bro, ncaje mu gikoni. Oya, Alisudi ubundi yari yaragenewe umuntu umwe. Arangije ndatungurwa mbona umushyitsi ku buryo butunguranye. Reka njye gushaka intebe. Ntabwo nabyemera. Reka njye gushaka intebe agaruka. Ariko ikibazo cya mbere nshaka kubaza. Okay. Cya mbere. Ni ikihe kintu kibi cyane cyakubaho mu buzima? Ugitekerezaho ndaje. Uretse arabisubiza garutse. Uragisubiza garutse. Kuko intebe ndayifite aha ntabwo iri seri. Ariko reka arebe hari ashobora kubona indi ntebe nziza kurenza iyi ngiyi. Katwaye ikaze muri kumwe na Alisudi ndetse na Rutindukana inkubito bagabo. ariko ari kivuga wavugaga bro. Narakibagiwe songa byaho ngaho. Uyu munsi umutumirwa wacu bamwita Platini P, umwe mu bahanzi mpuzamahanga dufite mu Rwanda. Niwe turi kumwe cyane, niwe turimo turaganira. Mukanya Kamishi ari kibazo wari umubajije ngo ikintu cyamubabaje. Impamvu nakimubajije ntabwo ntaba nsubiza kuko ni aferi. Nuko last night we were talking about how abahanzi cyangwa abantu bafite passion cyane. Ko Platini mu bantu bafite passion unmatched man, ni nyanja y'ugukunda umuziki, gukunda ubuhanzi ni nini cyane. Most of the times usanga bafite ikintu kiri traumatic cyabayeho. That sometimes duhunga tutabizi. Ukaba uri busy muziki kagutunga, art kagutunga, soka kagutunga, ariko mu byukuri hari ibintu twebegingaga. So Platini sima kusubiza rwose ushobora gusanga nta n'ibihari. Urumva? Ariko kenshi I don't think ari kibazo umuntu asubiza atagiteguye. So ntabwo tungure. Yorera gisi international artist. Man, I like the way you move. Kugira ngo abantu basobanukirwe neza ngera n'umufana cyane wa Urban Boys. Right? Kandi guhangana kwanye kwari kunini cyane which could byashobora kuvangira relationship zacu. Ariko as a professional, you know, as urebera muziki kure, I love the way you move. You make the most professional videos zikorwa n'abahanzi b'Abanyarwanda. The most hanze no mu Rwanda. You know, so I love the way you move. Bigaragaza ko n'umukire Platini. Hey, akarabaye yongeyeho. So thank you kuri yo compliment nyine. Nta ukire ahubwo ni amafaranga yo gukunda ibintu niyo nashoyemo. Ku kibazo wambajije cya mbere reka nyihutishe.
ikintu cyambabaje mu buzima nakita l'abandon, kuba abandonné, donc kurekwa. Ubundi kurekwa byahereye ko njye naretswe n'umubyeyi nkiri umwana. Iyo story ndumva narayiteyeho ku bindi bitangazamakuru. Ni mu bindi ntago ari muri Arabia Studio ya bro. This is the best. Look, this is the best show in the world. Urumva? Thank you. Best show in the world. Ikorwa n'umuntu w'umunyarwanda. So this is the right place. Yeah, tubwiye right bro. Brother. Bisobanutse. So kurekwa wenda n'umubyeyi, nturerwe n'umubyeyi akagusiga, icyo ni ikintu ebana gishobora kugira impact ku buzima bwawe bwose. Abandon rero ikomerezaho no kubuzima busanzwe nagiye ndekwa n'abantu benshi cyane b'inshuti. So usibye Alice na Clip harimo Clip, harimo Alisudi, ni benshi ni benshi, navuga benshi, ariko hari abantu b'inshuti, hari n'abagiye bitaba Imana nyine nkababura. So ubigusa kurekwa nyine kubera yuko nta muntu wishimira kubura umuntu iruhande rwiwe tu, kandi mwari mufite umubano nyine mwiza tu. Ni ibyo ngibyo ndumva bisobanuye mu magambo make icyo kibazo. Ariko iki kibazo cya Kamichi nanjye ndakigarura no muri positive. Uhita no tubwira icyakubayeho mu buzima gishimishije kurenza ibindi byose. Ikintu cyambaye gishimishije kurenza ibindi byose is to have a kid, kugira umwana. Baba ni na stress mfite muri ino nzu muri aka kayi mujama yabakiza kunzu leta mwe ngo kumbuye abana me abazi mutimaje kuza nabakumbe nese kuri tike y'indege. Imagine yarafite tike yo kuwa mbere yo gusubira kuwa mbere après-midi, none imara kugura indi ngo ya 5 am. 5 am ndabamaze kwigura man cyane. Ndabivuganye kandi wansuye. Abana si ikintu kabisa. Ikintu ni cyatari kubera yuko mu bintu Imana yaturemeye ebana, ngira ngo icyo yandemeye kuba umugabo nyine no kugira ngo mbe umugabo nyine, kandi kuba umugabo bimwe mu bintu byanya byerekana ko ndi umugabo nuko ngira responsibilities umuntu atekinga. Ikindi ebana, umwana wawe ntabwo bisaba kujya mu ndorerwamo kwireba, kuko iyo umubona uribona. Oya tubwiza ukuri. Ndi umwite Baba Juni. Iyo murebye ubona gusa mu nkokora cyangwa mu bitugu. Ahubwo iyo murebye ndibona men. Amen. Sasa Platini kamwere sibyo urwo ntago ari show ya therapy, ariko ni show ishobora gusobanurira abantu uburyo urukundo rw'umuziki rushobora guturuka kure, cyangwa se usanga hari umuntu uri talented ariko akabura izo mbaraga ziri special mu pushing, you know. Hari abantu bari talented ariko ukibaza what happened there, ukamureba ugasanga they don't really need music, they don't know. Bashobora kuba bafite tana, bashobora kuba batayikunda n'abandi aba Beyonce n'umwana mu bakire sena ina baretse kandi kazi baramupromoting. Ariko urebe neza urasanga abantu babaye abandon no kubivuga birangira bakunze abana cyane kubera ko you don't want your children to suffer what you suffered from. Yeah, sure. Uremeranya n'iyo statement? Yeah. Ntabwo ushobora kwibeshya. Iyo statement uremeranya ko abantu bagiye baba mu buzima bugoye akenshi aribo bakunda abana cyane kubera babihuza na story babayemo. Nyine hard times make strong people. Johnny statement izwi ahantu hose n'ubwango ibihe bigoye kugira bari strong n'icyo. Mpamvu bitangiye ntabigize ibintu byataye nuko mbona atari njye nyine ari akantu kabaye presque ku bantu bose. Abanyukije actually yuje story ya Juno Kizigenza nigeze kumuganiriza atubwiye kimwe mu bintu yatubwiye ngo kera yari shy, afite no kuna lookinga shy Juno, abavuga ngo kera ntabwo yavugaga. Then agiye kwiga mu bayita Agahozo Shalom, ishuri rijyamo abana benshi b'imfubyi banza n'abagize bagifite ibibazo mu miryango. Ahageze then bakajya ganira n'abana no bamubwiye ibibazo byabo, ngo bone ngo ibibazo bye ngo ari toto, ngo binabyo niyo byamubereye therapy. Benga ahita you understand ko burya urugendo rwawe, we are lonely people, especially no take uri umuhanzi, right? Ugira abafana ibihumbi n'ibihumbi every time you go on stage.
But when you think about it, iriya ziriya ntambwe utera ujya kuri stage, you are lonely. Focus uba ufite uri lonely. Success yawe iri lonely, failure yawe iri lonely. Uprocessinga ibibazo byawe ugendeye kubera uko abandi bameze. It's a good way of you defending, but it's not enough. You have to go through it. Sasa niyo bavugane wawe ntitujye mu bintu bya therapy cyane. This has to be an entertainment show. Okay. Uburyo wavuye muri 2009 kugeza uyu munsi ukinjira muri vibe zaba element seamlessly. Niki kigufasha kubasha guhindaguranya amatekinike n'ama still nizi vibe. Njyewe numva indirimbo nyinshi cyane. N'ubu ngubu Kamishi ujye ubimenya ko niyo tutavugana indirimbo zawe ndazumva cyane, nsubira mu ndirimbo za kera nkumva buri wese capacity yari afite, nkumva buri wese ibintu apana yari afite capacity afite, nkumva buri wese ukuntu ibintu bye bigenda. So I try to imitate some of them, urumva, ariko nkasigarana nyine ntuze yanjye, originality yanjye, urumva. So nukubera kumva indirimbo zitandukanye, that's why nyine nshobora kwirefera ku mastile atandukanye. Na vibe rero naje kumenya ko muzika usibye no kuba art ari business. Ibintu biza ari bishyashya buri munsi, ngomba kwi-updatinga, mbese nka rebootinga computer yanjye mu mutwe, nka rebootinga nki-adapta, kubera yuko nki-adapse hari public na luzinga, kuko nk'abantu bakunze magorwa za mumutashe ubu benshi nta nubwo bakiza muri concert, benshi ntabwo bababona muri concert kuko bamwe bafite izindi nshingano. Ubu ngo abantu baza muri concert nk'indirimbo ya Dream Boys baheruka ushobora gusanga ari nka Romeo na Juliet, ziriya za kera indi abazikundaga barangije gukura, babaye abantu tutabona mu mashow yacu. So kwiadaptaho na audience nacyo ndabikunda kubera yuko ari business nyine, nanone nubwo ari art ariko ngomba kubivanamo amafaranga. That's great. That's great. Ndaza kubaza ngiye ndinjira ku buzima busanzwe ngewe. Ndabizo ukunda kwinjirira abantu. Ntago ari ukubinjirira, no kubasobanuza. Uri ndaganiriye n'umusaza ntubizi, ni wowe wise baba. Kamenya sogokuru yaravuze iki baba. Ari iyo wirebye ukitekerezaho, ubitekereza ko ubuzima bwawe ari iki kiburamo mu buzima bwawe. Icyambere araburamo ibifaranga byinshi cyane kuko tubara tubyifuza. Ibikashi byinshi nyine. Ntabwo bibaho. Naguze itike y'indege y'uyu munsi mu gitondo. Wagakwiye kuba wagiye. Ariko afite amafaranga arahindurwa ntariwe. Okay, yeah. Urimo urandikira mu ndege ngo urahaguruka minota ingahe? Ikansoriga pasi yakiri kaye. Ubu ni indege muri Dallas. Nubuye mu gitondo ya mbere yansi. Wageze mu ma stop, mu iskare agakaka mu Dallas Tigo bari Platini. Ariko nago nakaru abafara bari student n'abago mu kabike bajya amatike byo kwitonda. Wari muransubiza Platini. Urimo uravuga mu buzima bwawe ubona abifaranga byinshi. Ufite ubushobozi burenze ubwo mfite, kubera yuko mba numva nkeneye kwifasha ariko nkafasha n'abandi. Niyo ntego y'ubuzima kuri ngewe, kuko mu gihe ntaraba, nubwo nakwifasha gute mu gihe ntarabasha gufasha abandi, ngewe nta achievement mba mbona y'igitangaza umuntu aba yagezeho. Ikindi mba numva ngomba kuba muri babandi ba mbere nyine bazamura idarapo muri art nyine mbarizwamo, idarapo ry'igihugu cyanjye nkunda cyane. Sindabibasha kubikora, ndagerageza nyine, ndi no mu ba mbere rwose bazi imbere, ariko sindabasha kubikora nyine ngo bigaragarire n'igihugu ko hari ikintu muzika yacu imaze kugezaho igihugu, urumva. So ndabiharanira icyo kintu rero, mu gihe numva ntaracyacivinga mba numva hari ikintu misinga. Ikindi ndi ni kumisinga nyine, nanjye ndashaka kuzaramba nkabona umwuzukuru, n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko akenshi amakuru tubona arayo muri mu binyamakuru, mbuga nkoranyambaga, ufatwa nk'umwe mu bahanzi bari successful mu mafaranga. Ntago wenda waba ushaka imirengera irenze uri mu bahanzi b'Abanyarwanda batunze cyane. Nakubwiye ni ngewe kuba nifashije nta achievement irimo.
mu gihe ntarabona ubushobozi bwo kuba nagira icyo mfasha abandi. Kandi buriya abantu baba babona nahatwitse meze neza, ariko ashobora kuba ari lenge ashobora kuba ari lenge bitaracamo fresh, ariko hakunda umuntu yikambufura gusa kugira ngo buke kabiri. Ariko ndashima Imana for what I achieved so far. Ntabwo rwose ndi umwe mu bahanzi bameze nabi. Hari ibyo nagezeho kameme byo gushimira Imana ko yagiye idufasha. Bagabo hari umuntu mbanyanditse ngo attention banabaretse buriya banabaje byinshi nize gutebura tekereza kwitiki oya byarangiye byinshi. Hari umuntu wabonye wanditse ngo attention ndanekereza kuri lyric iyo ndirimbo, nandikiye abantu benshi indirimbo nanjye bwo ndiyandikira, ariko hari ibintu naha abandi ariko ntaririmba, so you are brave to do that. nagarago gusa arabura ngo mfite diamond yo gukunda bikabije. Attention bebe, chunga sana bebe, ntucokoze. Ariko umufana Oya byatayira ndimo narikoze byatayira ntucokoze. Akareta yongeraho chunga sana bebe, ntucokoze. Ngo ni iki ngo na Eddie Batman No mu nagutera no mu nzozi ngo yamutera. Nahise ntekereza kujya muri Amerika. ya ndirimbo ni muri cadre ya horror movies. Ni muri cadre ya horror movies, no kuvuga ngo iriya ndirimbo bisaba kutayumva nijoro kuko wararondose. Nubwo harimo Frit d'abord, harimo gukunda ukoresheje itegeko no gukanga na terrorisme no kwiba umugono Urumva kuririmba nyine ndirimba ibintu bisanzwe gusa, nyine indirimbo ibisanzwe, kandi ibyo narabikoze. Nagiye ndirimba za sujet ziri flat zisanzwe zadufitanye isano ku buryo uyumva ukumva ni story ndi kurakonta nyine, ariko nzanazikora by the way. hanyuma Platini Imana iguhaye ubushobozi, sibyo? Iguhaye ubushobozi ati urasubira mu myaka yawe, imyaka ufite uyu munsi, kuva uyu munsi gusubira kuri zero. Ni ikihe gice cy'imyaka wumva wasaba Imana gusubiramo kubera iki? Urumva nasubira mu myaka yo hasi cyane, kuko impamvu ya mbere nuko nyine ubu uri igisekeramwanzi, uba nta kintu uzi. Kandi buriya kugira amahoro no kutamenya byinshi. Nicyo gisubizo, kuko uwabamenye byinshi na Bibiliya ivuga bazabazwa byinshi. Abantu uzabazwa byinshi. Of course ubunzi byinshi byo mbizi nzabibaza. Yeza kwaza budoga arambwira ngo none se ibibazo byose mbaze ni ngombwa ko mbisubiza. Nanjye n'ubundi ndaza kugerageza ibyo nshoboye, hari ibyo ntari busubize. Kuko none ngiye kukubaza, uri umwe mu bantu nzi bakundana na niba ndivuga ise umubyara, niba bivugitse neza mu Kinyarwanda cyangwa se papa we, nibaza ko ari mu babyeyi bagufashije mu buzima bwawe Platini. Wagiye bigaruka yamaye 5,000 ngo cyo muri studio bwa mbere. Wow, ari ubwa mbere ugiye muri studio? Yarambwiye ngo genda woge ukarabe. Yaraziko muri studio ari nk'ahantu umuntu ajya agomba kuba humura asa neza, ntabwo yumvaga ari ahantu hasanzwe. Arambwira ngo ni nkarabe nye ubundi 5,000, so byaramfashe 5,000 uko nibyo nishimo beat ya mbere nakoze indirimbo yanjye twikiruhuko. Actually ikibazo nagiye kukubaza, reka mbanze nkihindura ukundi, mbanze nkubaze papa wo musobanura ute wowe? Man, uzi ko nakubwiye ngo iyo ndebye umuhungu wanjye ndibona, nanone iyo ndebye vimba mbona ari njyewe tu. Mba mbona nyine yari ukuntu nabayewe, yaba mu mico, kuko we ni mwiza cyane ku isura, ni bogari cyane arandusha urumva, ariko mu mico mu myifatire mba mbona nyine hari ibintu byinshi duhuje. So mbona nyine hari umuntu wampaye kuba we. Sinzi niba Ikinyarwanda gisobanutse. Hanyuma we ubona agusobanura, umuntu arabutse amusobanura yagusobanura ko ari umwana umeze ute? Manje naje gukubagana nyuma, ariko nakuze ubundi nari umwana w'umurokore usenga cyane, ko nakuriye muri ni nanjye watumye n'ababyeyi banjye bakizwa, narababwirije buriya
naje kujya mu miziki nyine mpura n'abantu nk'abakamishi bana ari ibintu byagiye kubaza ariko ubundi bitonda mu myaka mitoya mike